mwavuze ko mwembi harya mukora iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Ndinore Emeni Yibizi, soje amashuri yisumbuye aho nize plumbing technology. Kugeza ubu What technology? Plumbing technology bijyanye n'amazi. Perfect. Get it. Nitwa Intore Mwiza Gihana Dorcas. Nkaba mfite bachelor's degree muri marketing and communications. Yes. And I am also a project manager. And you speak Spanish? No, a little bit. A little bit. Yes, sir. Yes. So mwembi mufite akazi murakora? Yes, sir. Ngenda kora. Okay. Sanjye nakazi mfite. Ugomba kukabona nawe nta mpamvu kataboneka. Thank you, sir. Yes. Especially birakenewe. Ari no muri defense and security institutions. Do you really not need such a people? Akazi ko ntabwo gashobora kubura. Especially muri yanye niyo technology. Ubwo agomba kuba hari muri twe hari abarangaye. Okay, but go ahead. Thank you, sir. Ego rikadohere kuri no ruhande. Thank you, sir. Try to be to the point, short, so that somebody is... Yes, sir. Murakoze, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Niyokwizera Origene, mbarizwa muri Sikoi Platoon 3, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, aho ngeze mu mwaka wa 4 Food Science and Technology. Ese nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uwari umuyobozi mukuru mu rugamba rwo kubohora igihugu, ni ubuhe buryo wakoreshaga kugira ngo ingabo mwari muyoboye zikomeze gutsinda no mu bihe bitari byoroshye kandi ntizicike intege? Ese ubu ngubu bwo ibibazo muhura nabyo bikomeye n'ubuhe buryo mubasha kubikemuramo? Murakoze cyane. Ndagiha igisubizo kigufi cyoroshye. Ibyo nababwiraga ibyo byose nta bufindo burimo. There is no magic. You have to have a clear mind. You have to focus. You have to have discipline. You have to understand the problem and find a solution. So kubyo ku rugamba, apart from that, kuko haba hari abantu benshi, ugomba kumenya organization, abantu ubayobora ute, kandi ubuyobozi buba buri ku nzego zitandukanye. Uvuga kuyobora urugamba, yes, ariko nta muntu umwe uyobora inzego zose z'urugamba. You get it? Ariko iyo ubishaka, iyo wumva ko ari akazi ugomba gukora, ibindi uragerageza shyiramo imbaraga rwose ukabikora, ndetse wagira amahirwe ukabona ibisubizo biraza. Byaba bitaje, you try again. Ngira ngo amahirwe amwe mu ngorane twagize, burya mu ngorane harimo amahirwe. Some of us had a responsibility, twari dufite inshingano tutashoboraga guhunga kuko ntawe bari kuzisigira. Buri wese yari afite inshingano, ntabwo wavuga rero ngo ibyanjye ndabiretse.
it's like you are pushed against the wall, right? And you come out fighting. Otherwise, you perish. That's it. So maybe that constraint, that difficulty in the situation primes somebody to think hard, and to work hard to find a solution. Iyo atari umuntu umwe rero muri benshi, then icyo gihe bisa n'ibyoroha kuko bikorana n'abandi, ntabwo bikora wenyine. Ariko ugomba kumenya noneho uko akazi gagomba gukorwa karimo abo bantu benshi kugira ngo mugere ku ntego. Icyo kirabisubiza byose. Yeah. Thank you, sir. Reka mwongere mumanike turebe n'abandi. Tugerageze gusharinga impande zose, tujye muri ruhande naho turebe. Tugire vuba, twihute. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye ni Ruhindura Shema Bruce, nkaba norezwa muri Eco Platoon ya gatatu, nkaba niga muri AUKA mu ishami rya Networks and Communication. Ikibazo nari mfite Perezida wacu, ese mubohora igihugu niki cyatumye muhitamo izina Inkotanyi, kandi ni gute mwatwe urubyiruko tugakomezanya uwo mutima wo gukotana muri twebwe? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Right. Inkotanyi byo ni Ikinyarwanda, kandi hahozeho imitwe y'ingabo ngira ngo bitwaga Inkotanyi kera mu mateka y'u Rwanda, ngo ni igihe cya Rwabugiri. Abantu rero bafashe izina ry'Ikinyarwanda mu mateka y'Ikinyarwanda, byari ukugira ngo iryo zina ry'imyaka 100 n'indi yabaye birange igikorwa turimo n'uyu munsi. Nta yindi mpamvu, ariko ntabwo ari izina gusa, bifite na message irimo nyine wari uvuze byo gukotana. Ibyo byose twavugaga, ibyo nababwiraga ni uguhangana n'ibibazo, ku buryo niyo bigeze ku rugamba nyine nabyo birakorwa. Thank you, sir. Abandi mumanike. Tujye no muri iki gihande naho. Thank you very much. My name is Kalinda Linda Mala, and I'm from D Company, Platoon 1. I wanted to, while visiting the museum, Amuhindurira. I'm not sure, there's some kind of, I'm not sure I'm getting it clearly. Arihehe? Oh, I'm right here. Yeah, try to put your Yes, microphone please. Is this closer clearer? and louder. Yes, please. So while visiting the museum, Amuhindurira, and following the history